Ndi papa sava. Ese ko namwe ntacyo mubasha byanzara. Ahora ni aho umuntu yahereye. Sibo. Sindurira abantu hano uri Abantu bagira abantu ntacyo bafite. Turi muri kirigese. Nuko utizanya amaboko neza kubona ko bimeze. Reba nabi bansaba Datingata mwana komeza yegidi akira abasazi mushyitsi amahoro mushyitsi yombi umuryango mugari rero uriya muryango murabizi n'abantu bacu mwantumye abandi batashye hari abajyaga kurengera ngo naye nabikubwiye mwantumye yo kujya gusaba twari twanze gutenguhwa inkwano murazima baranyakira bati fata irembo atari ko wafata irembo hano ni nyabagendwa urugo rwacu ruragenda sigaho umuntu sigaho babiri nanjye sinzatinda nzatebuka nkuko mwari mwabimbwiye nuko rero inyana murazima ndakwa murabizi mwoye baraduhekera ubukwe mwarabutashye ibintu byabaye amahoro ndabashimira umuryango mugari hanyuma rero kuri ibyo ngibyo baje baririmba twabikirije ni umuryango erega ubu umukobwa wabaye iwacu na muhungu wawe ntitwahanye amaboko ubundi mu muco niko byahoze ubu umwana wawe n'uwanjye iwanjye n'uwawe umwana ntagira buryo n'umukobwa erega ngo ntagira iwabo sinkuvune rero umva mukobwa wa nyiragitare umva cyane ntabwo ari nyiragitare ndi kuvuga wabo ndavuga uwegera urwengero ako kagashyire hariya kamumumerereza oya muhakagateguye wo kabyara ndimba urakoze mu ndimba uramubona ariko kuba wirukama nabo muzana murageze igihe cyo kuroga niko basore murareba ijisho naraje namwe muzaza mubura ubwenge mwanjije abari aho ngaho ngo barumva imisango gusa ntibarabukwa abandi uriya rero ubwo umubona ndimba arageze uriya arageze rwose hanyuma rero mubyeyi ubwo bene kurya babe bumva ndimba ati rero bategura umunwa wo kubitamira niko reka dusangire ntugira rero igizira kubirindura
ubwo ku buzima bwacu twembi ariko reka nyisogongere ninjye nyirayo isogongere uvanemo ibyo washyizemo umugani wawe mukagitanda biba warugeze uti ni umunaniro aba bana batagira ngo ariko ndaroga ndimba yavuga ko nashyizemo umunaniro batayibasha mwabana mwe kera byahozeho gapfundikizo byahozeho ntawe utangaga inzoga adasogongeye ashaka kuzamo umunaniro ugasanga n'intama imwe irakubirinduye da bamaze guca akenge hanyuma umva de ko byari byo kubona bana ba ni mubarebare muri hehe ariko mureba abantu hano hanyuma dukomeze tuganire mugende mubareba mubarebe uyo ndimba aho ngaho hari n'akandi akira ndimba si ngombwa ko mwifashisha hamwe mugire vuba ariko tuganire byageze ariko mwebwe se unsabe magufi reka wiyongereye akira nawe muze kwiyongera harana nabo basaba namwe murebere ubwire ba bantu kandi uti mugire vuba vuba mugire vuba mugire vuba uko bababwiye nawundi papa saba se wagira ngo kakayoga nako sakayoga ni inzoga reka ntaza kukagira gake narigize ngo usanze ari nyirahwigi oya yewe siko mbonamo ibi ako rero ndemba ako kitondere karimo n'ikawa y'u Rwanda nabyumvise wayumvise wumvishe iyo mpumuro wayumvise ubuki burimo umukipfu wa Nyungwe ni mama ya Mungu abonye mugabo atabanje kumwumvira hanyuma rero tutaza kugira gutya tukaguma mu runwanwa tukaba mu by'amatsinda tugenda duhuza ibiganiro ndakeka nta n'umwe utabonye ko kubobeza umuhogo kandi burya ngo hari ikintu kigira hanga harya n'inyota ariko yikubitamo igisukika ikiruka ako kanya ni nk'ikidongo kigwiriwe n'imvura ikizwa nimba ndakumva mutware ubu nanjye noneho kandi umenye ko nta mutware uba kabeba nimwe wambwiye ubushize ngo umudiho uva mu itako ubu noneho njye urava mu itamu ubu ninjye mutware ndamutware witware nk'umugara ariko reka mbabwire niko ndimba uva mw'abantu buriya mujye mwemera ko u Rwanda ni u Rwanda ikinyarwanda ubuvanganzo nyarwanda nibwo bushishikaye pe kuri iyi si nugira ahantu usanga hanyuma rero umwanya ni uwawe yego papa saba niko yibera ariko kubaze ariko ubu ntabwo wumva ko abasaza bari kuganira bari ku matelefone naho ubundi papa sava ngira ngo ubwo uheruka ariko umva wakihungu umva we mujye muceceka ubu ntabwo mwumva ko abasaza batangiye kuganira urabona ubwo uheruka iwacu yego rwose mu muryango baraje tugeraho ariko ariko nyiragitare se ko ufite icyo kunywa akira utomera papa sava nibyo nakubwiraga rero nkubwira ntiwaje iwacu se
garita mugore wanjye ko ntacyo uri kumwe shamaye inda ni mugore ese muzi ko turi turazisiga aha ngaha turazisiga se soma gotomera naho ubundi rero papa Sava nibyo nakubwiraga uri umuryango wacu ntabwo ujya ntujya udashingira ntujya wimana abageni ibyo nshatse kuvuga ariko se mucacaka ariko ntegere mugozi wacecetse ikomeza mubyeyi ariko buri wese afite icyo kunywa agira ngo se waya nimusome ndimba ntuze kugira ikibazo hano hari abakobwa banjye bashinzwe kubaseriva mwibuke ko muri abashyira niko fofo mwabaye hafi bakajya babatuma aho se abo bakobwa urareba barimo kundebera abantu banjye barumanze ese fofo ndashira ugotomere ariko rero ndasaba abari kujujura muzibe tuganire ye papa Sava nibyo nakubwiraga rero buriya ubwo uheruka iwacu nyine waje udusaba muze mwiyicarire bana nimwiyicarire aha ngaha nimwiyicarire n'ubundi ko babishoboye kwiseriva erega n'ubundi bo gukomeza kudushingaraza hejuru bana bubu se hanyuma sha erega izi nzoga muzinywe kuko ntazo turi busige akira marigo nga wibuke n'abana twasize mu rugo kiri nanirwa kugira ngo dushyire naho mu rugo se turanywa twenyine papa Sava ndakumva ukabyaraho ubu rero duheruka duheka sibyo mbasha wowe urutwe uri gusakuza rumeze nk'urwuse wowe ibyiso bitukura ceceka abasaza baganire urumva hashi stoppa cara munywa izi nzoga tuzibasigira barazifite se papa Sava zo twazanye ko mbona ntayizi hanyuma hariyo naguhaye izindi zose zacu ziri reka dukomeze dukomeze mureke dukomeze dutuze turebe ko twa mureke dukomeze ibyahumuza dukomeze nyakubyara dukomeze ni mama ya Mungu ubwo rero waje ariko musome ntihagire uwiheza inzoga zirahari tuza sha wowe uri mu birori bya kwaso uravuga uri mu birori kwaso sha abasaza igihe batageragetarira uko igihe abasaza bari kuganira enda niba ushaka ibyo kunywa akira soma gotomera ubugotomere reka rero nkomeze mbashimira papa Sava ariko
wowe ivugire papa sava hano hari umukobwa wanjye udafite ikintu ndemba 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 ariko aha ni iwanjye wa mugabo nta kintu afite iki ntago yagira nta kintu afite umukobwa wanjye twabonye rega twisimisaba gotoberaho mugotobererega hari izoga zirahari hari izo twazanye hari izo twahasaze izi nzoga murazisiga se papa sava buretse burya ninjye ufite ijambo kwisanga so gusandaza ibyo usanze ceceka ninjye ufite ijambo ariko noneho muganire mwembi papa sava rero karame twaguherekeye ariko ntabwo twahetse umugeni wo kuguma mu nzu icyatugenza umwana wacu arakora kepuweti agakapusha niza ko gakapu kandi igihe kikandebera rero reka higa uriya nubwo twaje ntabwo wasubirayo imboko emva enda ngaho uwo mushaka kugira tuza icara tuza papa sava rero ngaho muceceke nkomeze papa sava rero nibyo nari ndimo nkubwira wekeye umugeni maze muceceka abasaza bari kuganira abasaza bari kuganira noneho twaguhekeye umugeni subize ndabeshya muze oya ntabwo ubeshya wese rero umugeni turamuza yari yambaye neza buriya ni na mukuru buriya muceceke dukoresha umuco nyarwanda ceceka nshaka mu ijambo arakuze buriya nkeka ko yakagombye kubera nabyo papa sava burya hari ubwo wubaha ukagayika cyangwa ugasuzugura umva wa musaza si we batoranye rero twamuhetse akuze turamuzana umuhungu wawe giceceka zigi wimvugiramo kuko baba bantoranyijemo hano aramurongora umuhungu wa ubu wenda tuvugira aha ubu yamuteye n'inda nakubwiye ngo kubyara yakagoye kuba yarabyaye kera kaba afite aba wowe ariko papa saba mu inzoga oya baguye mu inzoga
nimumve ku nzoga. Papa Sava twakwiwari Kirasha. akira telefone ari n'utwabana Kuraka n'utwabana abana abana barya base bamaze guhaga kuko nibo ukuri kw'Imana barika iyo nzoga wayivanyeho y'umukara ndeba yamusimbuye icara tubyanzure reka turebe uko tubyanzure hariho Papa Sava. Ubwo rero duhese umugeni ntabwo twaza ngo dushyiraho ntabwo twarashyingiye urumva ntabwo twashyinguye twarashyingiye umwana wacu arakora yari umukozi yakundwaga n'abahungu benshi ariko bari mu basaba babwiye baceceka nkomeza ijambo reka dutuze gatoya njyewe ndimo neza dutuzemo gatoya umusaza tubwire ijambo ndimo neza ubu rero twaje gutwika kugira ngo umwana Papa Sava hanyuma yego reka ubwo wenda sinziriye Papa Sava wongerejwe kubera kuko ntabwo twumva ndagusabye i muri Rwanda bagira bati imburuburu ntitumwe rukiga ariko reka tubikure noneho muri iryo reba ry'uturere cyangwa n'imisozi reka tuvuge ngo imfura mbi ntijya mu bagabo wenda ntago ngaya mwebwe nta nubwo nagaya uwadushyingiye ndagaya nyiri imico mibi itajyanye n'umuco wacu sinkeka ko ari umusaza mwasize wamutumye ibi kandi uriya musaza ni inshuti yanjye twigira ibindi dukomeza rero nagira ngo wenda duhamagare abageni ariko reka tubyihorere urandebera iki kinyobwa iyi nzoga oye yicarira ninjye ugusanga wisanga ninjye ugutuye mumbwirire umusaza muti wabahaye umukobwa mwiza muti kandi ndimba tuza ruhuka ruhuka twaguhaze ruhuka wintera akaza oya ntaryo rwose kutanaweye se Papa Sava reka nshuti ijambo yego uti mwarakoze murakabyara muragaheka muragatunga muragatunganirwa uti ntabagaya kuvuga amacumu se hari uwavuga uwahunze urugamba ruhinaye oya hari uvuga se uwapfuye tuvuga intwari za rutabarutsemo ndagushimye uri intwari nshimye uriya mugabo w'inyuma n'intwari badigidigi n'intwari abandi tubavuze numva ugira abo ngabo ukagera no kuri Margarita ndatumika bazumva ibyo mvuze mugenda amahoro natwe n'ejo bundi tukaba turaje hanyuma muterure intere yanyu cyangwa tuyicumbikire kandi nawe uherekeza uwicaye nimugira muti turagiye mugende amahoro murakoze ibana Papa Sava Papa Sava karame igirayo
intere yanjye kanyijyane wavugaga uretse mwe muri mwavugaga iki none papa sava ninde unyura reka bagucyure nibagucyure wenda ukomereze mu bitaro mu musindagize mu Margarita wanjye ari he Margarita wanjye ari he mutwaze ni inzoga ndashaka mumpe Margarita nguyu hano harya Margarita oya mujye harya utaha he tonto tugenda intere yanjye kanyijyane mukomeze umuryango twashimye tonto tugenda tonto hafi yewe papa sava uragahura n'ibyo utaha he